Liquid Technologies. Izi institutions uko ari eshatu kuva umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twagiranye amasezerano agamije ibikorwa bijyanye n'inshingano n'ubundi za buri rwego. Muri mino bumwe rero dufitanye amasezerano arebana na conservation, ni ukuvuga kubungabunga gushyira amateka mu nzibutso, kubera ko idashobora gukorerwa rimwe. Inzibutso dufite zirenga 200, ariko twatangiriye ku nzibutso 3 tugiye gutangira mu by'ukuri inzibutso 3 za Nyange, Ntarama na Murambi. Ni inzibutso hagamijwe kwashyira amateka ku buryo abazisuye bashobora kubona ibikenewe byose mu buryo buri online. Ushobora kuba hari za video, agashobora kuba hari za audio, umuntu akaba yarusura nta muntu umuyoboye uhari. Tumaze rero uyu mwaka ayo masezerano yarasinywe, tumaze uyu mwaka dukora icyo twita data collection, ni ukuvuga ikusanyamakuru y'ibikenewe, amafoto ashobora kuboneka, ubuhamya buboneka, inyandiko, zaba inyandiko za kera, iza vuba, hari izo dushakira mu manza zaciwe. Muzi ko dufite imanza nyinshi za gacaca, hari inyandiko zavuye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, hari iziva mu nkiko zacu n'izindi. Ibyo byose rero bizadufasha gushobora gukora ayo mateka ari electronic azajya mu nzibutso, kandi tugashyiraho n'ibyapa za tableau ku buryo inzibutso umuntu ashobora kuzisura adakeneye umuyobozi. Igikorwa rero cya Imbuto Foundation yo ikorana cyane cyane n'urubyiruko ariko n'abaturage muri rusange. Iyi partnership rero dufitanye Imbuto Foundation, muzi ko igira mu rugero mbaha igikorwa bita igihango cy'urungano. Ni igikorwa gihuza urubyiruko hose mu gihugu, cyajyaga mbere kibera mu rwego rw'igihugu, hakaza urubyiruko ruhagarariye abandi ruvuye mu ntara zose, bageraga hagati y'2,000 n'3,000. Ariko ubu bizajya bikorwa no ku rwego rw'akarere, ku rwego rwa buri karere, hanyuma habe n'icyo ku gihugu ntikizavaho, ariko ni ukuvuga ni habayeho ikintu kimwe nka decentralization ku rwego rw'akarere, kugira ngo urubyiruko rushobore kuganirizwa ku mateka yaranze u Rwanda, runatanga ibitekerezo cyane cyane, ariko runafate n'inshingano yo gukomeza kubungabunga no guteza imbere igihugu hashingiye ku mateka yabo. Liquid Technology rero ni umufatanyabikorwa, bo bari cyane cyane mu bikorwa by'itumanaho. Buri mwaka izo porogaramu nyuzemo nihuta batugenera mu bufatanye, batugenera amafaranga angana n'ibihumbi 100 by'amadolari buri mwaka, ashobora kwiyongera bitewe n'ubushobozi bafite. Ariko rero ayo mafaranga twayatangiye kugirana ubufatanya bikorwa umwaka ushize, amaze kubivuga. Ubu ngubu n'umwaka wa mbere turiho dusoza, bakaba batuzaniye andi nkayo, urumva ari mu madolari, ariko iyo tuyavunje mu Manyarwanda arazamuka bitewe n'aho igiciro cy'ifaranga kiri. Ibi rero ni igikorwa dushima, binagaragaza ko n'Abanyarwanda bashobora kugira ubufatanye mu rwego rwo kubaka igihugu. Liquid Technology ikorera mu Rwanda nubwo ari company mpuzamahanga, ariko ikuriye n'Isamu Nkusi. Urabona ko rero Abanyarwanda nabo muri za bikorera muri private sector bagira n'uruhare no gufatanya n'inzego za leta n'umuryango utari leta nk'Imbuto Foundation mu guhuza ibyo bikorwa bigamije kubaka igihugu. Usoza rero ni no gushishikariza n'abandi bafatanya bikorwa nk'amwe abanyamakuru mwadufasha, n'abandi bafatanya bikorwa batandukanye, kugira ngo ubufatanye nk'ubu bubere urugero n'abandi muri domaine zose, bibe byakorwa kukuzuzanya gushobore kuba kwahoraho mu nzego nyinshi cyane. Hari inzibutso enye guverinoma y'u Rwanda imaze igihe yarasabye ko zakwinjizwa mu murage w'isi. Ni inzibutso za Kigali, urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, urwibutso rwa Nyamata, urwibutso rwa Bisesero n'urwibutso rwa Murambi.
aho bigeze rero ni hehe? Kuva mu mwaka wa 2018 u Rwanda rwatanze dosiye yose yuzuye isabwa muri UNESCO. Ni dosiye isaba inyigo, isaba research ikomeye. Iyo research yose yararangiye, twayishyikirije UNESCO inadusubiza yuko basanga ibyangombwa byose birimo bikoze neza. Bohereje impuguke, niko process biteganya. Bohereje aba expert baje kureba izo nzibutso abanyamahanga, baje mu kwezi kwa gatatu bari ino nzibutso barazisuye. Report yabo bari confidential, bari ibanga, ntabwo bayiduha, birumvikana. Ariko uko babitubwiye muri rusange basanze ko hari ubushake bwa leta bwo kwita ku kubungabunga aya mateka, kwicyari ikintu gikomeye. Basanga n'izo nzibutso in general muri rusange zifashwe neza, ariko hari inama baduhaye. Zimwe mu nama n'ibi bikorwa turimo yo kuvuga ko inzibutso nyinshi amateka ntagaragara uretse kuba umuntu yagusobanurira. Hakenewe rero yuko hashyirwamo amateka, ushobora gukoresha za video ukayabona, ushobora kugenda ubona ibyapa biri mu nzibutso bikwereka amafoto y'abantu wenda bacitse ku icumu, atanga ubuhamya, abarinzi b'igihango. Ibyo nibyo tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Hanyuma rero ubu hari inama iteganyijwe ejo bundi mu cyumweru gitaha tuzagira inama nabo online, bari Paris, UNESCO n'ibikore. Tuzagira inama online noneho tuganira ku bigize iyo dosiye, batubaza ibibazo, dutanga ibisubizo, no kugira ngo bizabafashe no gukora isuzuma rijyanye n'ibyo babonye, natwe twashoboye gutanga ibisobanuro. Uyu munsi benshi cyangwa se bamwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi barimo gukura, barimo gusaza. Ese murateganya iki mu rwego rwo kugira ngo amateka atazibagirana, mu kubegera, kugira ngo amakuru bafite cyangwa se ibyababayeho buhamya bubikwe mu rwego rw'ikoranabuhanga? Hamaze gukorwa byinshi ubu. Kuva seneje ikiriho na n'ubu muri minu bumwe dufite ubuhamya burenga 600 bwakusanyijwe. Ubuhamya, hari ubuhamya bw'abacitse ku icumu, ariko hari n'ubuhamya bw'abandi banyarwanda bafite amateka. Icyo gikorwa kandi kirakomeza, ntabwo gihagarara. Mu gihe gishize muzi ko hari ababyeyi bagizwe inshike na jenoside yakorewe Abatutsi bamaze bari mu ngo, hari abari mu ngo iwabo, ariko hari n'abari mu ngo twita impinga nzima nenye zubatse mu turere twa Huye, Nyanza, Rusizi na Bugesera. Ubuhamya bw'abo bantu barakuze, ariko twarabufasha bwose. Burere igisigaye noneho no kuzareba uko bwakoreshwa. Tuzakomeza ari icyo gikorwa cyo gukusanya ubuhamya mu banyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga n'inshuti z'u Rwanda. Ariko icya kabiri nuko icyo dukorana n'uturere na Ibuka n'imiryango y'abacitse ku icumu, nuko ahantu hose habereye ibikorwa byo kwibuka, uriya kiriya gikorwa cyose gifatwa amajwi n'amashusho, hanyuma tukabibika. Nabyo bizajya mu koranabuhanga, ariko bikanahabwa n'abashakashatsi, baba bakeneye gukora za filime, baba bakeneye kwandika ibitabo, baba bakeneye gukora yewe n'abanyeshuri basoza bandika ibitabo bisoza amashuri yabo. Nabo ngubu hari za kaminuza twatangiye kuganira nazo no kugirana amasezerano kugira ngo abanyeshuri nabo baba abanyarwanda n'abanyamahanga bakeneye documentation